babitse atazasohora. Afrika we mbega ubukene, mbega ubutindi, mbega ubuterembukanya, mbega inzara. Uyu munsi ibiryo biri kugenda byiyongera, uburumbuke bugabanuka kubera umuntu agataka ibihumbi 2 ufite 20 ukajya wijejeje Imana izabikora iciye he? Hoye izabikora iciye he? Ndababaza ariko mujya mumbwira Imana izabikora ko twirirwa tugenda mu mihanda ko abanyarwanda nta ugita n'igihe. Umugore ashaka kuba adafite amafaranga ukabona nta panique, akaza akabyina ibere rizamuka ryongera rimanuka aceza, agaza gusohoka akabyibuka atashye. Ariko umugabo niyo watera ikorasi imeze ite mu mufuka atari ikintu, yicariye amajanja, agatelefone ategereje ko gasona ngo arebe aho yakora igihu. Abantu bakaza gusenga rwose, akumva kuza gusenga kuva ku itariki ya mbere kugeza kuri 31, kuva muri janvier kugeza muri December. Akase no kameme, reka tujye tuvugisha ukuri. Sibyo tuvugisha ukuri. Ureka ibyo urusengero, ubu rugo naba ntuyemo bancumbikiye. Bajya bahaha nkarya kuva ku itariki ya mbere, no kameme tujye tuvugisha ukuri. Bagahaha nkarya, inzu ntayikubura, intebe nicayeho nagira nkanarya nkanagenda. Ntabwo nabikora, nta nubwo ari ubupfura. Ntabwo ari ubupfura. Mujye muba serious. Nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. 2, azaduhembura tumaze 2, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. 3, dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuzaho ameze nk'imvura y'itumba isomya ubutaka. Imana itugirire neza. Reka twongere dusome irindi jambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 3. Turasoma ku murongo waho wa 19 wonyine. Haravuze ngo, mwahageze? Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19. Haravuze ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwizi turuka ku Mwami Imana. Haleluya, haleluya. Hanyuma uyu munsi Imana yambwiye ngo mbabwire kuri ibi bintu bikubiye muri iki kintu kimwe kivuga ngo kwihana bizana guhemburwa. Kwihana bizana guhemburwa. Kwihana bizana guhemburwa. Iyi ni iminsi itorero, abantu muri rusange, amadini bimeze nk'aho biriho biraca mu butayu. Birashoboka ko wowe ushobora kuba wiyumvamo ibihe byo gusenga, ukaba uriho ugenda wumva umeze neza, wumva nta gukakara guhari kubera yuko washakishije ibihe byo gusenga. Ariko waza utujemo, uje hano mu masengesho cyangwa se mu materaniro yo ku cyumweru, simvuga hano gusa, ni hose, wajya kumva ibihe biragukamukamo, ukumva ntuzi ukuntu ibintu biri kugenda, ukumva hari umukakaro. Ukava gusenga utashya muri famiye yawe, harimo abandi bantu basenga, ufite bakuru bawe, ufite barumuna bawe, basaza bawe, cyangwa se umugabo agiye gusenga, umugore arasenga, cyangwa umugore agiye gusenga, umugabo arasenga. Umwe yaza aje mu rugo, ugahita wumva ikirere kirakamutse, ukumva hari akantu k'umukakaro utamenya. Niko itorero, ubuzima bwa Gikristo buriho buracana hameze nko muri valley cyangwa se mu kibaya. Hari igihe cyo gukonja cyane, hari igihe cy'ubutayu. Rero bene data, turasabwa kugira ngo tube mu buzima bwo kwihana, turasabwa ngo tube mu buzima bwo kwitunganya, turasabwa ngo tube mu buzima bwo kwezwa, birasaba ngo tube mu buzima bwo guhamagara amaraso ya Yesu, birasaba ngo tube mu buzima umunsi ku munsi buri muntu wese yikontorora, yireba, yisubiramo, yisuzuma. Amen.
kwihana ni iki? Kwihana ni ugufata umwanzuro ntakuka wifatiye wenyine wo kureka ikibi. Kwihana si ukwatura. Mwabyumvise? Hari igihe abantu baza gusenga akavuga ati ubwo ngeze sejemu hari abanyamwuka, hari ubwo baba badutumiriye abavuga butumwa bafaya bandoreramo baraho, abayobozi b'icyumba cyaho n'abahanuzi baza kunturumbura, agahera hariya ku irembo ari muri Mana mbabarira, yahura n'umuntu akamurya urwara atumva burya narasambanye, burya naribye, nyahabuneka Imana inyeze, kuko Imana ikakweza ukinjira muri iri teraniro tukaba amahoro, kuko burya aho icyaha kiri abanyamwuka baranukirwa bakabura amahoro bagakomeza guhungabana, nawe bakaguhungabanya. Hari abantu rero bagira imitwe yo kujya kwinjira mu nsengero bakabanza kwicisha bugufi bakarira cyane bakabeshya Imana, nabo bibeshya, ariko urokotse uwo mwanya w'amateraniro. Ariko nusohoka bya byaha utabyihannye ngo bireke, birongera bikakwizingiraho, bikakubuza amahoro, bikakubuza umutekano. Niko mu rwandiko rw'Abaheburayo handitse, haravuze ngo nuko bene data ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, ngo twiyambure ibituremerera, twiyambure ibintu bidutsikamira, kandi cyane cyane ibyaha bikunda kutwizingiraho. Haleluya. Ntabwo nje kubasubiza inyuma. Iteraniro ryatangiye 3:00 nicyo ritangiriraho. Kwihana kwaya, ariko uko ni ukwatura mukaraba kuko mugiye kurya. Ariko kwihana ni ukureka, n'amahitamo ufata. Haleluya. N'amahitamo ufata yo kureka ikibi, ukavuga ngo iki kintu kirangoye. Uko wiyiririza ubushomeri, uko wiyiririza amafaranga, uko wiyiririza ibyo wiyiririza byose, ukavanga iki kintu kiranduhije pe, reka nyiyiririze kimveho, kikaguhangayikisha. Udahangayikishijwe n'icyaha uzahangayikishwa n'icy'ubundi. Umugabo umwe w'Umunigeria yitabye Imana, yari umukristo, yandika igitabo, nkunda kukivuga cyane, icyo gitabo ndagikunda. Yacyanditse mu ndimi ebyiri, yacyanditse mu Cyongereza, cyandika no mu Gifaransa. Igitabo cyitwa Le Péché cyangwa se La Sin, acyandika no mu Cyongereza. Muri icyo gitabo aravuga ngo icyaha ni uburozi, icyaha ni ubugome, icyaha gifite inkota ubwacyo, icyaha kizana uruhererekane rw'imivumo ku muryango, ku bantu, ku gihugu. Icyaha kiragatsindwa. Ntabwo ugomba kwimika icyaha, ntabwo ugomba gushyigikira icyaha, ntabwo ugomba kwamburasa icyaha ngo uhobere icyaha. Icyaha ni ukukireka. Haleluya. Cyakunda kukwizingiraho ukagifatira ibihe, gitindeho, wikihorera. Kuki wihorera icyaha? Haleluya. Bene uko kurwana n'icyaha rero, amen, Imana ishimwe cyane, niko Hosea yavuze. Iyo urwana n'icyaha ugakubita icyaha ukakigezayo, bizana guhemburwa. Haleluya. Bizana guhemburwa. Kureka icyaha bizana guhemburwa. Kwicara usaba Imana imbabazi wicishije bugufi, urira uvuga ngo Imana, birashoboka ko ibi bibazo byose bihari ari nge wabiteye. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma harimo umurongo uvuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Reba ibyo bintu bikugose, wishakashakemo, wisakasake, uvuga utari kuba ubukene, aho ntabwo byaba ari ibyaha. Si umuryango wafunguwe ukaba uri kuzana ubu bukene. Ese uku gucanganyikirwa kuri mu muryango, ese ubu burindagizi, ese ubu bujiji, ese iyi nzara, ese uku kutumvikana, ese aya matiku, ese ibi bintu bingendaho binsikamiye,
ntago byaba byarazanwe n'ibibazo. Ubu buhanuzi dusomye bwo muri Hoseya bwahanuriwe ubwoko bw'Imana. Bari bafite ibibazo, ariko ibibazo bafunguye ubwabo. Byari ibibazo aribo babizanye, nibo bari barabizanye, bagomera Imana, biyunga n'amoko abujijwe, basenga ibigirwamana bitari ibigirwamana bitari Imana rurema. Imana yabiremeye, Imana yabahaye amasezerano akomeye, Imana yabarinze bajya mu gihugu giteye ubwoba, igihugu cya Egiputa. Imana yabakuyeyo ikabazanisha amaboko akomeye, barayigomera, bayigomeye basohorwaho n'iby'Imana yari yaravuze. Isomye mu Gutegeka kwa 2:28 hari amagambo yarari mu gitabo cy'amategeko n'amateka bari barandikiwe bivuga ngo nukora icyo uzaba iki, nukora icyo uzaba iki. Imigisha y'Imana izakuzaho nugira umwete wo kumvira, kandi imivumo nayo izagukurikirana nutumvira. Imana yarabaye amahame, ibaha amategeko. Reka mwebwe nenda. Haleluya. Banza wisuzume mbere yo kubohoza. Hari abantu bazana amasengesho, turakubita idini, turakubita shitani, turamwirukana, akaguseka. Ko betegeni. C'est pas tous les gens et toutes les personnes bashobora gukubita shitani akagenda. Hari abantu bahangara shitani agatangira gushya batari banavuga, kubera yuko bafite kwera kw'Imana muri bo. Hari abantu batangira gucogoza Satani akavuga ati reka nicarire nkwihorere n'ubundi wowe uri uwanjye, cyangwa akavuga ati reka nkwihorere, komeza uvuge, nukomeza kuduhira ndagutera noneho nkunigagure. Mwihane, iminsi yo guhemburwa ibona ukwiza iturutse ku Mwami Imana. Haleluya. Aha Bibiliya iravuga muri Hoseya ngo tugarukire Imana niyo yadukomerekeje. Kuki bavuga ngo Imana niyo yadukomerekeje? Nuko bari barasohowe n'amategeko yagenwe n'Imana. Imana yaragenwe n'amategeko avuga yuko nibakora ibyaha bazasohorwaho no gutotezwa n'ayandi mahanga, akabagiraho ubutware. Reka nkubwire, iyo umuntu yihannye akaba mu buzima bwo kwiyeza, ibyamugiragaho ubutware byose birahunga, ibyamutwazaga igitogo biramuta, ibyamuhungabanyaga bimuvaho. Ihano uyu munsi, hindukira anga icyaha. Haleluya, haleluya. Bari barasohowe n'itegeko. Mu Gifaransa baravuga ngo notre Dieu est le Dieu de principe, Imana y'amahame. Hari abantu batazi ko Imana ari Imana principles. Imana c'est un Dieu de principe, ni Imana y'amahame. Mubitse amasezerano mwahanuriwe na Esther Ingabire ngewe. Numvise baranampimye ngo ndi gifaro, niryo bampimbye, ntaryo niyise. Murayabitse, Imana yakubwiye ngo nzakugirira neza, wajya kubura n'amano ubuze kuzangirira neza. Urwo rwango se abo bantu utababariye se, iryo sharisa yo matikusa. Imana izakugirira neza ukanaririmba ngo cyane cyane. Imana yacu ni Imana ya principe. Banza wisuzume neza. Abantu mubitse amasezerano, yo ndabababariye. Hari amasezerano abantu babitse atazasohora. Hariho nabirirwa batuka abahanuzi, nge nkundi yo muntu utse. Iyo nahanuriye abantu ibintu bigatinda bakantuka, mbanzi ko Imana igiye guhita impakano. Ngiye abantu bantutse, Imana ihita inezeza ikavuga mwana wanjye warababwiye nibumvise, reka nkwijombera akantu, igahita impakano nkanezerwa nkabona kadivuye mu ijuru kuko bantutse. Bibiliya avuga ngo abantu nibabatuka ngo muzibuke ko nanjye bantutse. Yesu Kristo ari ubivuga. Hari n'abavuga ubutumwa batinya babatuka. Hari n'umva tuzuma ngo je ntinya bamvuga, akajyana ku musozi akavuga ngo jewe abantu bamvuse ndarakara. Reka wagutuke si we batutse. Haleluya. Amen.
Bibiliya ngo nibabanga muzamenya ko atari mwe banze ni njyewe banze witinya bagutuka. Muri kwirirwa mutuka abakozi b'Imana ngo barabahanuriye biratinda. Bidatinda se mwe mwakoze iki? Amasezerano n'imbuto bibwa mu butaka ubundi kabagarirwa. Amasengesho barayabagarira, amasezerano barayabagarira, amasezerano barayasengera, amasezerano bayazamukira umusozi, amasezerano agutera kwihana. Bibiliya ni kwavuze ngo nuko bene data ubwo dufite ibyo byasezeranijwe twiyambure ibyaha. Iyo ufite ibyasezeranijwe ugomba kwiyambura iki? Ibyaha. Haleluya. Amen. 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 Reka mbabwire bene da. Igihe kirageze ko n'abakozi b'Imana. Haleluya. Amen. Tumenye ibyo tubwiriza abantu b'iki gihe. Twese turashaka za performance. Kugaragara. Performance. Niko bayita? Performance. Ha? Si byose? Siko bayita? Performance. Kugaragara. Turazishaka, tushaka tugaragare, utubanye wese avuge ngo wow, Gifara arigisha wow, Ingabire arigisha ariko sejemo hari umumama w'umusirimu uzi kubwiriza ubusa neza, azi no ku ndimi yavuze avangamo n'umumama usobanutse. Ndasobanutse ndabajyana he? Sobanukanye iki niba ntari kubigisha ubwami bw'Imana? Kwa ningera imbere y'Imana nzabibazwa? Ko umuntu wese azabazwa ibyo yavuze akabazwa ibyo yumvise? Nimuze tugarukira Imana. Yadukubise inkoni kubera ko ari iryo hame ryayo. Yaradukomerekeje kuko ihame ryayo ni uko umunyabyaha akwiye guhanwa. Ariko nituyigarukira uyu mugoroba tukihana tugahindukira ngo izatugirira neza. Bibiliya yavuze ngo ku munsi wa mbere tukihana nta kizaba, ariko nitubucya twamaze kwihana hamaze kabiri izatwunamura. Naje kubabwira guhembura guturuka mu kwihana ibyaha. Haleluya. Guhemburwa guturuka mu kwihana ibyaha. Banyabyaha ni mukarabe. Haleluya. Abanyamazimwe, abanyamatiku, abirirwa bavuga ngo dore bariko bameze, abarobanura amoko, abaza gusenga mureba amazuru, abandi mureba ugufi n'umurebure, abakunda abantu ngo nuko bafite kashi. Nabonye abantu muri iyi minsi abantu barasaze. Umuntu wese arakunda ufite ku mufuka. Ariko ngewe burya nakunda umuntu. Haleluya. Uko abafite ku mufuka bose siko bampaho. Nge nakunda ufite make dusangira. Burya rero. Haleluya. Reka kwiringaniza n'abakire, mujye wisuhurisha abakire cyane, nubona umukene kunukire urajya mu ijuru ryande. Kwabihaniye ibyaha twese tuzaryinjiramo. Baba babaye abakene kuri iyi si, baba babaye abakire kuri iyi si, bapfa kuba barihaniye ibyaha. Haleluya. Atari ibyo uriya mugabo bita Nyamutunzi n'uriya mukene wa undi ari hamutanga Lazaro. Nyamutunzi niwe wari kwicara heza, Lazaro akicara hano. Muramutse abantu bose. Nibyo nabyo no gukiranuka. Haleluya. Ese abo bari kukunukira wabahaye imyenda bakambara? Halo? Halo? Abo badafura abo muri isabune bagafu? Bari bwo bukirisitu. Ukanabigisha. Nyamara abantu baza kugurisha utuntu iwanjye. Avuga ariko kuki uza kugurisha iwanjye utakarabye? Nabuze agasabune. Ngiyi sabune nzongera kukubona ku irembo ry'iwanjye utakarabye.
uzabona icyo nzagukorera. None se nishira ntuzagaruke nzaguhinda. Ugira ngo se yagaruka ahubwo mura nabo bagize bate bakarabye. Muririrwa muvuga abantu aho kubahuguza urukundo. Ese mwereda iyo ninjiye ugaceceka nagenda ukavuga urumva nzakirane ngenda kubajije. Ese ubwira ko abantu bose bagira impano y'inzozi? Abantu bose se barerekwa? Hari abantu batajya bamenya ikintu batakibabwiye, kandi hari n'abantu batajya bahinduka ku nshuro ya mbere, bahinduka ari uko bakomeje kugira gute kumubwira. Nimubwira abantu kuri. Haleluya. Umuntu yihana umuntu ave mu byaha, kandi wimuhutaza ngo nuko ari umunyabyaha, mutwaze buke yihane. Haleluya. Nimuze twese tugarukire Uwiteka. Iminsi yo guhemburwa kwacu ibona ukwiza. Haleluya. Tubona uko twongera gusubizwamo imbaraga. Bibiliya irongeye iravuze hano mu byakozwe n'intumwa, aya magambo nayasomye nayitondeye namaze umwanya. Bibiliya iravuze ngo bamaze gukiza ikimuga cyari ku irembo ry'urusengero rwitwa Bwiza. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bose bahurura baje kureba umuntu wari waramugariye ku rusengero wabashije gukira. Icyamba nawe ubumuga bwawe Imana ikabugukiza, abantu bakabona ko wakize ibyaha by'ukuri. Ubumuga bwawe ibyaha, ubumuga bwawe ubukene, ubumuga bwawe ibibazo ufite, bwaba n'indwara, icyamba ugakira indwara neza, abakubonaga bakazaza mu rusengero. Haleluya. Iyo duhagaze aha tuba dufite iminota twahawe, kandi ndashaka ko tuza kwibyaza umusaruro, cyane cyane dusenga. Haleluya. Maze ngo baje bano bagabo bari bagikijije batangira gutanga amakuru. Petero na Yohana ngo batangira kubwiriza, maze Petero afata disikuru. Uwari umunyabwoba wahawe imbaraga z'Imana. Haleluya. Uwihakanaga Yesu ariko wahembuwe. Uwajyaga kwata umuriro w'abapagani ahakana Yesu yamenye ariko wahawe imbaraga. Uri tayari no gupfira Yesu. Haleluya. Ese uri tayari gupfira ubutumwa bwiza? Ese uri tayari gupfira Yesu wamenye? Ese uri tayari, haleluya, kugira ibintu byinshi watakaza kubera Yesu Kristo? Je, umemjua Yesu? Wala ni maneno tu. Je, umempata Yesu? Haleluya. Huni ndirimbo ya Ambassadors of Christ ile yaba divi. Ivuga ngo nimempata Yesu, nimepata yote, nimempata Bwana. Waramubonye Yesu? Wabona Yesu kambara ibitenge 20 wicaranye n'umuntu wambara kimwe ubibona ukajya wijijisha? Uwapfuye nupfa tuzaturanya igishaje nicyo tuzagukenyeza. Jewe umempata Yesu? Kweli kabisa. Yesu muvuga mwaramubonye? Umuntu agataka 2,000 ufite 20 ukajya wijijisha Imana izabikora. Izabikora iciye he? Hoye izabikora iciye he? Ndababaza ariko mujya mumbwira Imana izabikora ko twirirwa tugenda mu mihanda ko abanyarwanda nawe ugita n'igiceri. Njewe nduwina hambere ya genocide abantu bagenaga bati biceri. Turabana nje nize Sainte Famille hariya twajyaga tujya kugura bombo muri ekonoma tuziguza ibiceri twataye abantu bataye igiceri cya 2 igiceri cya 5 ijana ry'iki gihe mitu yuse yayitate. None yange Imana izamugendera iciye hese ko batagitana amafaranga. Hari umucuti wanjye w'umukozi w'Imana yigeze ngo kwizera ko ari butora amafaranga ari mu gasyata agenda. Umuntu umwe wasomye amadosiye arangije ashatse kuyacara yacakira mu cyamverope. Ni n'umwarimu wo mucuti wanjye yabaye pasteur. Noneho kubera inzara ngo ageze kuri icyo cyamverope ahita atora
aravuga ati niya mafaranga nizereye, areba hepfo areba ruguru agikubita mu gikapu. Nshuti yanjye cyane, aragenda n'amaguru yanga kugikuriramo aramugasyata akaruruma, ageze harya hirya nk'uwagikabuye akuyemo asanga ari ibidose bishwanyaguritse. Nta muntu ugita amafaranga nimuha abana amafaranga. Harya ngo nimuzayatanga nk'abantu bayajyana ikuzimu, uwashatse kukujyana ikuzimu yakugejejeyo, kuko igihe wahereye utanga iyo ubugi kuzimu buhajya yasengero yabaye mu izina. Ntago mugisambana, ntago mukiba, ntago mukibeshya, ariko mufite inzangano, mufite ubusambo. Ni mwihane, iminsi yo guhemburwa ibuntu kwiza iturutse ku Mwami Imana. Haleluya, haleluya. Abantu b'Imana mukimana n'ibiryo. Ako mwagiye mureka ko, ariko bapane kote rwose. Bari barambwira ngo ibyo birahari koko bidahaba. Ureke n'ibyo uyu munsi adepere ko turi abakristo benshi, twese duteze ibitambaro, twambaye amajipo meza n'ibitenge bihenze, dutanga icya 10 ugira ngo hari ikibazo twagira cy'amafaranga. Abantu baracyarya ibya 10, baracyarya amaturo. Abantu bakaza gusenga rwose, akumva kuza gusenga kuva ku itariki ya mbere kugeza kuri 31, kuva muri janvier kugeza muri December, yicaye ku ntebe izasaza bakagura indi adatanze ituro. Ase no kameme, reka tujye tuvugisha ukuri. Sibyo tuvugisha ukuri. Ureka ibyo urusengero, ubu rugo naba ntuyemo bancumbikiye. Bajya bahaha nkarya kuva ku itariki ya mbere, no kameme tujye tuvugisha ukuri. Bagahaha nkarya, inzu ntayikubura, intebe nicayeho nagira nkanarya nkanagenda. Ntabwo nabikora, nta nubwo ari ubupfura. Ntabwo ari ubupfura. Ayo maturo mutanga niyo agura izo ntebe za plastique, nta wantumye. Kandi ubu tugiye tukwicaza hariya ku irembo hanze ku zuba, banyicaza ku zuba, bajya banyenjeza mu rusengero urarusakara. No kameme mujye muba serious. Reba ibiro byanjye, ngewe nta ntebe nshobora kwicara mu mezi 6 itaravunika. Ngewe ntanga ituro nditangira niyo ntebe. Ubuse ndi umuntu wo kurerwa, ndi kimuga ngewe ku buryo ngurira intebe nicaraho imyaka 5. Very serious. Abantu bakuru mukamaruka mukajya kuri toilette mugakoresha papier hygienique, udashobora kugura nimwe. That's too much. Mwarangiza ngo nyenaritse gusambara, nibyo n'ibyaha. Bibiliya avuga muri Yakobo ngo n'umuntu uzi gukora neza ntabikore, bimubereye iki? Icyaha. Wasize imiceri wawe urajanije kubyina, tuzajya nk'ijuru. Abakene muricaranye, wajya uza gusenga uzanye na envelope irimo kawunga nk'ibiro 2. None ukabyina, ukajya ubyina, ugasaba umwuka wera akagukora ku maso, ukaza kureba umuntu uri buburara ukayimuhereza. Haleluya. Bakozi b'Imana, haleluya. Ninde muntu utazi ko umugabo iyo adafite igiceri agira ihungabana? Twebwe abagore nta kibazo, dushobora kurinda umugore arindagira kamera. Ngo ni mpamvu n'abagore twita ngo tumeze nk'abana. Umugore ashobora kuba adafite amafaranga, ukabona nta panique, akaza akabyina ibere rizamuka ryongera rimanuka aceza, agaza gusohoka akabyibuka atashye. Ariko umugabo niyo watera ikorasi imeze ite, mu mufuka atari ikintu, yicariye amajanja, agatelefone ategereje ko gasona ngo arebe aho yakora 1000. Wicaranye n'abagabo mu materaniro, urasohotse kandi ukajya baramutse, murakoze muri bene data, muvuga neza, wakuyemo ibyo bitanuka bimusigira ukigendera.
ariko kuki mutajya mutuma n'abantu bahimbaza imana yanyu? Haleluya. Iyo mana yawe kutazi kubwiriza nk'uko umbwiriza, nge mfite n'ibintu byinshi byandokora. Ushaka kuzana nkatera haleluya, nkatera ikorasi, nkabyina, nkanavuga ijambo, abantu bakamenya imana yanjye bakishima. Harya we n'icyo ukora gituma bamenya imana yawe? Nimwihane. Njya ntangara nkabona batangiye kuvuga, nahoze numva nk'uyu mugabo atangira, urumva kwakira abashyitsi biriya byose ni ibyaha. Mwabyumvise? Ntago bakwiriye guhagarara hano bababwira amaturo abashyitsi nk'ababwira abantu batari bakuru. Iyo utanga ubumeze gutya, abo bari hasi. Ikiganza gitanga gihora hejuru yabo giho. Si byose ntago mubibona? Ngwino hano shari, rambura ikiganza nguye. Ariko rero ubwo se rambura ikiganza se ngo ubusa, wareka ndebe icyo ngo. Uyu ni data bukwe ariko tuba turi mu kazi ngewe na data bukwe hano. Aturebe, rambura ikiganza. Ubu murabona ibyo nkoze? Ni ukuvuga ngo ni njye uri he? Sharira aracyari hasi. Genda wicara. Noneho reba iyo uhaye itorero. Wabyumvise? Iyo uhaye eglise, iyo uri guha eglise, reba abantu bose uri kugurira intebe ku ijana ryawe kuri 200 yawe. Ibyo sinanabitindaho. Muzabireke nge nzabikora. Nzakira mu ndeba. N'ababishaka bazabikore. Tuzakira bagira bate? Si byinshi dufite, ariko dufite Yesu mugari muri twe. Nge ntago ari byinshi mfite, ariko mfite Yesu muzima muri jyewe. Afrika we, mbega ubukene, mbega ubutindi, mbega ubuterembukanya, mbega inzara. Uyu munsi ibiryo biri kugenda byiyongera, uburumbuke bugabanuka kubera ubusambo bwanyu. Bibiliya avuga mu ngoma za kabiri ibice 7:14 cyangwa 14:7. Murebe ingoma za kabiri 7:10, abangu kandi abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, nzabumva ndi mu ijuru, mbabari ibicumuro byabo, mbakiriza igihugu. Inzara izava mu gihugu. Mu ndebere ingoma za kabiri 7:14. Haleluya. Mwihane, iminsi yo guhemburwa kwacu ibona ukwizi turutse ku mwami Imana. Haleluya. Niko byanditse? Siko handitse rata? Yego ratabo, enda nsomera. Maze rero azajya yihangana kubw'umurenge, urumva nibiba byemewe. Uriya ni data buko, mwarimuza amakuru. Reka nsome ijambo ry'Imana. Ni 7:14 haranditse ngo, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo, bakiriza igihugu. Amen. Haleluya. Haleluya. Abantu b'Imana bitiriwe izina ry'Imana, nitwicisha bugufi tugasenga. Ngera mu masozera y'iki cyigisho, Yohana na Petro amaze gukiza ikimuga, abantu ngo barabagota, bamaze kubagota. Haleluya. Batangira kubabwira. Petero avuga amateka ya Yesu Kristo, ahera hejuru ababwira umwami w'abami. Nanjye ndababwira Yesu uyu munsi wapfuye akazuka nyuma y'iminsi 3 agasubira mu ijuru, yagera yakohereza umwuka wera ku munsi wa Pentecoste, abigishwa bakamwuzura. Haleluya. Abuzuye umwuka wera mutere haleluya, abataramwuzura mwe murekeyeho. Abantu buzuye umwuka wera nibo nshaka, abantu babatijwe mu mwuka nimutere haleluya y'imbaraga. Alibone selewa lentremene vos amenea. Ndashaka babatijwe nanone
ndashaka abantu babatijwe mu mwuka wera atari bya bindi bya birimi muhabwa muvuye mu mazi menshi ukabuvuyemo baguhanaguza agasume bakwambitse imyenda yumutse bigahita bishira. Ndashaka abantu buzuye iki? Ndashaka abantu buzuye umwuka wera. Nimutere haleluya. Mwese se reka mbabwire ni muri aba Pentecote nimuzi ya muva mu mazi mwese baguhanaguza agasume bakwambika wa mwenda wo guhindura fini etermine. Urya ntago ari umwuka wera nama emosiyo. Nama emosiyo yuko wigiye umubatizo kuko ADPR ikunda kubisuzuma ukabucitse mbese rucitse wambutse uhise nawe ujya mu bakristo ba ADPR. Ndashaka abantu buzuye umwuka wera utari bifitirano mu nterere haleluya. Petero ahita uwo mwanya ababwiriza ubutumwa bwiza mu mbaraga z'Imana nk'umuntu wuzuye umwuka wera. Arangije arababwira ngo namwe ibi tukoze byababaho, ibi bitangaza mwabibona, ariko icyo musabwa nimwihane kugira ngo umunsi wo guhemburwa kwayo alibini fose manda yaba ngo ubone ukuza uturutse ku mwami Imana. Haleluya. Uti nge nta byaha ngira n'umuryango we nta byaha ugira. How? Daniel bice 9 somera mwari soza. Daniel bice 9 niho nsoreje maze bahansomere muhagurutse tugiye gusenga. Hera ku murongo wa mbere ugeze ku wa 5. Ndabwira babandi badafite ibicumu babandi bakijijwe ngo batagira ibyaha nsomere. Avuze ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakarudaya. Muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye njyewe Daniel nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70. Byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Mpanga amaso umwami Imana yanjye mushakisha gusenga no kwinginga niyiriza ubusa, nambara ibigunira nisiga ivu. 5 twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye turateshuka, tuva mu mategeko n'amateka yawe, ntitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi. Wakirevuga ngo amen. Haleluya. Ntago wavuga ngo nta byaha ugira n'umuryango ufite wuzuye ibyaha. Haleluya. Aha Daniel imyaka 70 yari ishize bari mu gihugu cy'ubunyagano asoma ibitabo. Abagiriwe amahirwe yo gusoma Imana ishimwe. Haleluya. Ngo arasoma asomye ibitabo asanga bari kuba baravuye mu bihugu by'ubunyage barasubiye iwabo. Myaka 70 irarenga asanga icyatumye barindagira ari ibicumuro. Atangira gusenga amasengesho yo kwihana. Aravuga ngo man twaracumuye. Nibuka ko Daniel atigeze atatira ijyango n'Uwiteka, ariko niyavuze ngo baracumuye yaravuze ngo twaracumuye. Muhaguruke twese twihane. Haleluya. Nutihanira ubwawe kubyo navuze wihanire famiye yawe. Uza gusoma ukurikize ku murongo wa 6 avuga ibyaha Abisirayeli bakoze. Aravuga ngo twacumuye ku bahanuzi bawe, twisha amategeko yawe, twakoze ibyangwa nawe, twagiye dukora ibitari byo, twaracumuye, twarahemutse, ibyo twagombaga gukora ntabwo ari byo twakoze, twagendeye inyuma y'amasezerano yawe, twavuze ibyo tutagomba kuvuga. Daniel arihana, Daniel aratura asaba Imana imbabazi. Kandi nimvuga gusaba Imana imbabazi ntabwo ari muri literaniro gusa uri bubikore. Ibi bintu bibeho mwaka ubitahane, ukomeze usenga amasengesho yo kwikubita mu gatuza uvuga ngo
ariko mana ninjye wabikoze nabi, nabikoze uko utariko, ntabwo nabigenje uko nari kubigenza, uko nabivuze ntabwo ariko nari kubivuga. Umuryango wanjye warahemutse, urimo abaterekereye, urimo ababanzwe, urimo abasinzi. Mana nongirira impuhwe, girira impuhwe n'abanjye, girira impuhwe na famiye yanjye, ariko tuzahure, turarembye, turagowe. Nusaba Imana imbabazi, sabira imbabazi n'abenegihugu, ubabwire ngo, uswire Imana ngo babarira n'abanyarwanda, tubabarire, turagambana, dukora ibibi. Mana turengere kugira ngo Imana iduhembure, idukize n'iyi nzara. Kuba iwanjye nta nzara iriyo, iwawe iriyo, inzara ubwo ndayifite, nanga nkunzi. Tangira usenge, duhe Imana icyubahiro. Dore uko je nihebye, ibyaha ni byinshi, byose nabikuzaniye nawe. Mukiza, mukiza, numvise ijwi ryawe, ryawe ry'imbabazi, rimamagara ngo nozwe n'amaraso, n'amaraso. Nditabye, nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso. Uri hano utari wakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, arambura ikiganza. Waba uri hano utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, ngwino hano ngusengere, mwatureho n'ijambo ry'umugisha. Rambura ikiganza, rambura ikiganza ngufashe. Nta mahoro y'abanyabyaha, karibu sheri, karibu, ngwino hano imbere. Nta mahoro y'abanyabyaha, ngwino, ngwino. Imana igufiteho umugambi, Imana yashaka kuguha umwana, kandi abadayimoni bashaka kukwicara n'uwo mwana, ariko Imana ifite imbaraga zo kuguha umwana, kandi nawe ikaguha ubuzima ndetse n'ubugingo buhoraho. Mpobera, ndaguhobereye mu izina rya Yesu. Umwuka w'urupfu uri mu byara rukuveho, ko Imana yawunkuyeho nawe ugukureho. Ngwino nawe uri hehe? Uri hehe utari wakira Yesu Kristo? Ngwino hano nawe, Yesu agufitiye ijambo. Vayo, karibu, karibu, ngwino. Haleluya. Mpobera nawe. Imana iravuze ngo baragushuka, barakubeshya, ntacyo bazakumarira, ariko Imana yaguha umugisha wo kugira urugo rw'umugisha, ikakugiha no kugira amahoro. Igira hino, gira hino. Agahinda kawe kazane kuri Yesu. Ibyaha byawe ni byinshi. Ngwino nawe. Debini voze manda, lekiri drome. Ndabona imbere yawe ikintu kimeze nk'ubudozi. Imana irambwiye ngo igiye kuguhera umugisha mu budozi. Alikuli wandrema. Kizwa, kizwa, kizwa nta kindi. Muri he? Muri hehe abantu batakira Yesu Kristo? Nimuze mwese, nimuze mbafitiye ijambo. Nimuze uyu munsi nabatumweho, nge nsigaye natumwe ku ntama zazimiye, zazimiye. Imana iramwe ngo hari umurozi wari ukuriho, kandi yari kuzaruhuka kwishe. Imana igiye kugukiza n'umurozi. Pfukama ahangaha, Imana irashaka kubaha agakiza. Ngwino hano, Imana iguhanaguyeho ikintu cyose cyatuma ugenda wiheba ngo nge ntacyo maze gubaho, ntacyo bimaze gupfa, bindutira kubaho. Nibyo wagendaga wibaza. Uhereye none kizwa ubu umwana w'Imana, uri umuntu w'umugabo cyane. Uzi yuko wowe uzahagara nawe ku rugi winjiza abakristo? Uzi ko uzaba umudiyakoni? None Satani arakubeshya ngo kubera ubukene, ngo kubera ko so na nyoko nta kintu bagusigiye, baguhaye nk'umurage. Doniwa devozema. Imana irambwiye ngo igukuyeho urubwa. Hari amagambo menshi yarakuriho akuvugwaho, Imana yagukuyeho. Uhereye none ubaye umwana w'Imana, ubaye icyaremwe gishya. Imana igukuyeho ibyo bakubeshyeye, urabeshyerwa cyane. Ariko uhereye uyu munsi tuzongera kupfukamasha. Ariko mwe muretse gupfukama, turacyahamagara abandi, nimwe mwihagarariye. Libini vose manda. Imana igukijije uburwayi bwo mu nda. Wari ufite uburwayi bwari kuzatuma bakubagwa ga. Imana igukijije n'inyota, inyota y'ibitagira umumaro. Wumvise?
Imana iguhaye inyota ya twibature. Ya nyota, iyo nyota rero y'ubusinzi, iyo nyota y'ubugoryi irakiza. Uhereye none aha wowe ukize inyota muri twibature. Murahari mwese abajya muri twibature, uyu muntu muzajya mumubona azagira inzara n'inyota byo muri twibature. Imana imukijije kwangara. Mukomeze murindagire, Imana yaje kwakira abantu bayo. Nimuve mu byaha, nimuze. Haleluya, nimuze. Doraga kiza katashye mu bikari by'inzu yawe. Manukuzaho ndi we mutima umenetse, nkwiye kurari wawe. Manuka, 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 manuku we mutima umenetse. Imana guhanaguyeho ukawuraye, ukawusanganye. Dini wasegene mene. Uhereye nona, uhereye uyu mwanya ndi kuvuga dizibi nivo, Imana igukuyeho ikintu gikomeye cyajyaga gituma urara nabi, kigutsikami, kikuniga, kigutwara, kikakugarura mu gitondo. Nivo ziri wa dreboneyans. Kandi Imana igukuyeho n'umwuka w'inzara. Ugiye kurya unywe uhage. This is special time. Mwisigara halezole bone vazimanda. Ndagushimiye Imana kumukijije umugongo, umukijije kugendera mu kagare. Imana irambwiye ngo umaze iminsi utinye gupfa, ukumva amatangazo ukagira ubwoba, ntabwo uzapfa uzarama. Uriho. Iyo nkuru mbi wari utegereje ni iyihe? Ntayo uzumva. Lezele wandre za demanda. Nimuze mukizwe mu bwami bw'Imana haraka, nta mwijima ubamo. Dizi binivoze manda nini godre mene force la bene force akita. Nimuze hano, ngwino garuka hano, yizire hano. Nimuze hano komuro jya hariya noneho de tufusika. Nimuze murasigarira iki? Enikota ya vazima. Nimuze namwe. Ngwino hano. Uyu munsi no kwakira Yesu Kristo, ukagubwa neza, ugasubizwamo intege, ukabona umugisha. Ubwo butende n'ubwo bukene bukakuvaho. Abo bantu utababarira ni bande? Ngwino uyu munsi ubababarire, maze ubone ubuzima, wiyakirire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Leziri vodremanda tokota iniwa zonido bini fosekir niniwa anivoze mandia. Uyu ntago ari inzererezi, ari mu muryango w'abana b'Imana. Uhereye none sotete kide doroma irivozema. Iyi mitwaro yari ikoreye irarangiye. Tusukuda onezidema. Ndagushimira Imana kumuhaye akazi gafatika. Imana iguhaye akazi gafatika. Umva uhereye nonaha imbere yawe hari ibyobo bitatu. Imana igukijije ibyobo wari ugiye kugwamo. Uhereye nonaha Imana iravuze ngo reziri dromene po. Abo ngabo muvugana ku matelefone nabo kugutesha igihe. Imana iragushaka. Merizire dodremene la kere bonefai zone de doba retutreze dema. Imana irambwenge gukweho igifungo wari ugiye gufunga uzira ubusa kubera kuguma kwa shitani. Jamo hano usengerwa wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana irambwiye ngo regiri bane voze mandi ya dotai ole ziri kiri drame. We ntago wari kumara imyaka 3 kiriho kubera kugendwa hano umwuka wo gupfa, umwuka w'urupfu. Ariko Imana iguhaye ubugingo. Mini voze manda. Hano muri mwe muri abantu bakunda kurwara umutwe bari duni zindi dobre toko detail. Harimo abantu babiri. Muzamure wowe uriho umwuka w'ibisazi. Imana irashaka kugira ngo ikuyera agakiza, igukize n'uwo mwuka. Wowe uriho umwuka wo kugira stroke. Mujyamo hariya, mugende abo mara kuvugana nabo kumwuka weranyereka. Mugenda indiso trense vonema iniza. Imana igukije kanseri y'inkondo y'umura tukudi dromene fine.
abantu baje gusenga hano uyu munsi badakijijwe, Imana ibitayeho. Imana irambwiye ngo igwaye igishoro cyo gucuruza wowe, tudizodre menefo, igukure mu gusaba no mu gutegereza abantu ngo baguhe. Yahari Imana iravuze kandi ngo mukizwe neza. Mwumvise? Ntimuzanwe n'ubuhanuzi, mukizwe neza. Urumva? Muri kumva? Abantu bakunda uko Imana ivuze, bashobora kuzanwa n'ibyo Imana iri kuvuga. Woya rero mbabwire, ntimukunde gusa mu kiganza cy'Imana, mukunde no mu maso h'Imana. Si byose? Labi inifole bone da zone kiri drum tutita. Imana iramwe ngo wabeshywe n'abantu, ariko Imana noneho yategetse kuzana abantu b'umugisha mu buzima bwawe. Uhereye none Imana iravuze ngo ntigushaka icyaha cyo kubeshya, jya uvugisha ukuri, ntukabeshye. Yahari duniwane kiri dromene vayi. Imana iravuze ngo abantu bazi yuko ubana n'ubwandu, ariko Imana igiye kukubyibushya ituma umera neza. Noneho ngo igihe Imana ihinduye amateka, abantu nabo bahindura. Ako uyu munsi ufata umwanzuro byose ubireke, si byose ukurikira Imana. Lekidi voze manda lopiri drome. Ntago waremewe amarira, waremewe ibyishimo. Ayo marira uhorana n'ayo maganya siyo waremewe. Uyu munsi ugiye gukura hano ibyishimo. Abantu bazajya kubona muri kora ruririmbo useka igire hariya sha. Yazodre mene fozema. Ibyo wakoze byaranze, Imana igiye kuguha andi mahirwe kugira ngo usingirane n'umugisha wawe. Ariko uhereye none ukizwe ukijijwe. Ntabwo ari ugukunda kuza gusenga uyu munsi waje ejo wasubiyeyo. Oya, uhereye noneho uza ubudasubirayo. Aho ni he? Ni kwa Yesu. La vie is domene for. Wowe umaze igihe wiyumvira ijwi rikubwira ngo kizwa, nyamara usenze byagenda neza, nyamara ukagenda urininira. Uyu munsi ni wo munsi wawe. Imana iramwe ngo muri uyu mwaka wari kuzahura n'akaga gakomeye, kandi uyu mwaka wari uwutinye nkaho uzahuramo n'ibikomeye. Imana yeyuye igicu cyose kibi cyari kikugose. Uhereye none ukizwe ukijijwe. Ryajwi ryakuzanya mu rusengero rikakugeza hano uryumvire. Ni munisi de drome. Imana izafungura imiryango itatu. Uyu munsi rero murawitesha, mwange gukizwa, kandi ni umunsi mwiza. Uyu ni umunsi Imana yateguye. Leziri dromene fai. Imana iravuze ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Kiri wasevo. Imana ijya yitangira ubuzima igatanga amasambu. Urumva? Ikaguyizaguha. Uzatunga inzu nziza hano muri Kigali. Ihanu hinduke, ubababarire ubareke. Ibyo batwaye babitwara. Vere watre zini once. Le kware brene fo. Zini wasita. Le kide drom. Rezizivo. Shitani ndakwamaganya. Uve kuri uyu muntu uhereye nonaha. Zonido drezevo. Icyo cyangiro wamusize kimuveho uhereye nona. Imana igukuyeho icyangiro. Tutitine. Imana igukuyeho icyangiro. Uragerageza kubana n'abantu, ukagerageza kubabanira neza, ukagerageza gukora ibyiza, ariko bikanga. Abantu bakakubona uko utari. Imana iragukijije. Haleluya. Rero turashoje. Manukuzaho ndi we mutimume. Ariko pa muhaguruke namwe mwese. Ese ubundi reka mbabaza, ubu mu ijuru ntago muzi ko tuzarabagirana nk'inyenyeri? Erega ubu nawe wabwirije abantu iyo bakijijwe uhari, nawe wawasenze, nawe wasenze, rero bateye ikorasi. Twagiye kira mu la 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 la. Abamaye umwanya nibaze kuza, nibazanyima agatuti, nimuzanyima agatuti ntago ari njye wabikoze. Yarangije kubwiriza kare. Uyu ni umurimo wa Data. Niba ushaka kugira ubwiza, ukeneye aho genda ubishakire. When he take amaso y'abantu kuko bwabo ntibamukunda, ahubwo yiteka izina nita kuko ndi Imana yamuremye. Yego niba ushaka kugira ubwiza,
ukeneye icyubahiro gahona agende abishakire gukora ibyiza ntacyo we ntiyita ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibamukunda ahubwo niteye kwizirika kuko ni Imana nibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbareme aho mugende mubwira ababaye bose muhumurize lebelo kote bose manga iki cyumba Imana igihaye ububyutse Imana imana ububyutse muri iki cyumba Imana imana ububyutse muri iki cyumba Imana imana ububyutse muri iki cyumba aye yadusanze nibata idi haleluya mazira kweza Come on. Aho genda uhagarare utegereze icyo ntavuga wimira amajwi yose yasa uhore witoza genda usenge ongera usenge tandukanya gusenga kwawe kwariho nzaguteza nzatanga genda usenge wongere tandukanya gusenga kwawe kuko ariho nzaguteza nzatanga ingabo nyinshi amen. Imana irambwiye ngo ekitobini foze mandiyo dota inzandiko zose zakuregaga izigukuyeho iburanye impaka n'imanza byari biri ku buzima bwawe Imana iravuze ngo amahoro wari ubuze uyatahanye uyu munsi kandi aha muri iri torero niho ugomba gusengera ntabwo ari Zayoni ntabwo ari Karugira ntabwo ari restoration reba nawe muri aba bantu bose reba uko bangana ni wowe Imana ivuza uzasengera nahangaha imigisha yawe ahubwo niba ufite ubwenge genda ushaka udufaranga ubushyira hariya kuko none se sibyo ariko ibyo si iby'Imana ni ibyangabiri ndi kumugira inama un conseil d'ami iyo ni inama y'ishuti sibyo iyo tukubita udutafari kuko hariya hari ibipfunditse byawe nimuze mu basengera ariko rero hari umukozi w'Imana uri inyuma yanjye kandi Yohana yaravuze aravuga ngo uzi inyuma yanjye aranduta sinabasha gufundura n'udushumi twe niyo mpamvu tugiye kugarukira umuhanuzi uje inyuma ni umuhanuzi w'umuriro amen enda nkora mu ntoki papa enda nkora mu ntoki akira n'amavuta y'amafaranga amurica ubumana akira ujya kubwiriza ubutumwa ugiye mu cyo bita jet privé private jet si byose erega kubera iki se why not jet privé ikumanure ku bibuga by'indege uvuga Imana nyamana uhereye none hahasejemo uhakiriye kwambara nabi aha waje kubwiriza none sibyo wakuye garderobe kandi yawe nabi wawe agomba kwambara wenyine n'umuryango ugomba kubukeye mugabo ikinyuma adaciye mu mufuka Imana yahereye awundi abagabo baca mu mufuka nubona n'uwawe ariho aramera nabi
jya usenga Imana igucira inzira uze kumusesekera nk'ahantu dimiri muguru uti ziriya dimiri nizo kugura amata maze ntumukurikirane ngo umubwire ngo ay'abana ntahari yawurute ntuyamubaze muguru uti hamwe n'ibibazo byinshi dufite naguteguriye agasoda azahita aseka azahita aseka kandi mugende mubikore abamama halo 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 abakobwa halo abasengera se bagiye gukizwa bari mujyana babakizwa ngewe ngendereremo kambasabe mwigira imbere muce bugufiya kugira ngo umuntu wese napfukama aho ari turebe nimurangiza muzamure ikiganza cy'iburyo turamara kubasengera kugira ngo ducukuze uburyo umwete aba bavuga butumwa bashemu bariya abadiyakoni mumanuke epfo mudufashe kugira ngo abantu tuze guhita tubafasha bahite banagaruka muzamure ikiganza cyanyu cy'iburyo mugishyire hejuru muvuge ngo mwami Yesu twakoze ibyaha byinshi twakoze n'ibicumuro byinshi ariko muri uyu mwanya duciye bugufi twizeye izina ryawe tubabarira ibyaha byacu amaraso yawe natweze imbabazi za Imana nizitubonekeho kandi tuhamije imbere y'iteraniro ry'abahamya benshi ko tutazasubira inyuma ukundi tubihamije tuzamuye ikiganza cyacu cy'iburyo ko twizeye umwami wacu Yesu Kristo amen mwami wacu Yesu Kristo uku niko twapfukamye utugirira imbabazi utugirira ibambe na n'uyu munsi uracyadusigasiye ababaja bawe n'ababagaragu bawe bataye intambwe yo kukwizera babihamishije ikiganza cyabo cy'iburyo mugiranye amasezerano kuri iyi saha y'isaa 9 ko batazasubira inyuma ukundi ko bakwizeye kandi ijambo ryawe ni impamo kandi ijambo ryawe ni ukuri natwe turabasengeye izina rya Yesu maraso yawe nabeze nubabarira ibyaha nubabarira ibicumuro uwibaga ntakongera kwiba byaha byose bakoraga ababikoraga ntibakongere kubikora nuko turagushimiye kubahaye imbabazi torero ryose tugukomeye mu mashyi kubwa bene data urokoye urupfu rwa kabiri ukabubinjira mu bugingo buhoraho ababyeyi bakuvugirije impundu kuko uri Imana isumba byose amen ariko ayo mashyi ntagakwiriye agakiza Imana itanze mukomere Imana amashyi muvugirize Imana impundu Imana yacu nishimwe haleluya ejo bundi nigiye muri alimentation ikomeye hano hafi nje nangiye kwihahira ariko dushimira Imana abahahira muri alimentation buriya naryo ni intambwe Imana iba yaguteye tera haleluya niba ujyayo kubera ko njyewe ngiyeyo vuba ubwo se 5 byonyine wajya muri alimentation uretse kereka wajya gukora igikorwa cy'ubuhanuzi cyo kuyaturaho ibyiza noneho ngiyeyo nanjye nagiyeyo ntafite amafaranga menshi noneho bituma icyo ngenda mfata nkibara iyo nafite amafaranga menshi ngenda icyo mfata nkira gute nkabaza umugati nanga 800 okay nkabyenda birundanye ngeze kuri gishe nari narushye mvuye ahantu gusenga ibiye sharpe n'ibitambaro n'ibitenye mbitwaye mu ntoki uwishyuza abona ndinjije ngo ishyura 5300 ne ishyura 5300 ni woya ntago ariyo nishyura ibintu byanjye nabibaza muri kumva asubiramo kuri machine ngo no ngo ishyura mitamo 1010 nari mfite bitavunje ansubiza 2400 ngiye gutambuka Imana irambwira ngo hoya subira amara kwibye ntago yaranyibye amafaranga menshi yari amafaranga 500 nsubiramo ndavuga nti ariko ni 4700 ndamureka mpindukiza machine akajya yandikamo nabazi ko ntayo nzi ndavuga ni please andika neza ahita abona ndajiju abona byabiye sharpe neruye n'ibitenge by'incurikirane abona kamemu harakantu karimo ambarira neza ati ni 2400
mureka ngusubize 5 miliyari ngusubize n'ibiceri ni sawa ntiyambwira parudo none ngira ubwoba umuntu ukoze yerere ijwi ry'Imana risangaho rirambwira ngo nuko yiba ngo reba aho ubujura bugeze muri iki nukuvuga uje guhaha wese amukuraho 5 akavuga ishyura 3,800 kandi ari 3 ugahita nawe ugira urabona tuba tudegaja alimentation isohoka kugira ngo nabandi bapakire narasohoka nangaye mbibwiye mutare hangaceceka ubu abantu bariho bararwana mu mayira bakarwana wajya kubakiza bagahita bakwiba wowe bakarwana ari abajura babiri wajya kubakiza ugira ngo n'abanyarwanda bafite ikibazo murumva icyo Satani ashaka kutubibamo arashaka kutubibamo kudatabarana kudakizanya ujye unyura no ku bantu bagiye kwicana bare kuvuga ngo nabaju kandi wenda atari iki ati nibindi ati hari aho santere ati santere tumuntu yibye umuntu telefone abandi bajura bamwirukaho bagira ngo bamuhungishe ni nuko bimera ati bibari nka 5 bane bakiruka kuri wa wundi naho bose nabaki muri batudakwiye gusaba imbabazi ibyo ni ibyaha biri mu gihe tutavuze inzangano tutavuze amatiku tutavuze kugambanirana biri no mu itorero tutavuze amashyari abantu bakicarana nka kuramba nicaranye na muzehe databukwe bangana umuntu yanga mugenzi we nta cyiza yakwifuriza dukure gusaba iki wewe niba wera da wowe wera mama utagira ibicumuro niwanyu nta bicumuro bihaba ntacyo usabira igihugu natwe dusabire wewe wera sinzi igihugu bamo sinzi subamo sinzi niba ugukubise umusayi mw'umuhundi umuntu niyanyihenuyeho ninjira mubwe ngo mumureke ngo ntawo nguhaye ntago nzojya kugurira kandi gendere kandi umukozi w'Imana ubwo se mwe mukora ibi sinahise genda Imana ntabwo itari kurakosheje wari kugira gute kandi nkomeza ngenda iryo jwi ntashaka kuryumva oya nagenda n'undi munsi atazame naje nihana ariko ndi kubivuga kuko nihana tugiye kwihana sibyo imijinya wabyumvise uburakari kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ngaho tangira usenge 1 2 3 Mana data wa twese mu izina rya Yesu ibi ni ibyaha byinshi birenze imitima yacu dukeneye guhemburwa dukeneye gukira mbabarira ibyaha cyaha cy'umujinya kuri jye n'umuryango wanjye kubanje bose ndatata vasifa ndasaba imbabazi mbabarira Mana aho narakaye aho nabikoze neza aho nagenze neza numbabarire Mana maraso ya Yesu anyeze maraso ya Yesu antunganye Mana data wa twese ndaguhenda henze erega ni wowe Mana yera erega ni wowe Mana itunganye ciye bugufi mu maso yawe ababishoboye nimupfukame ababishoboye mupfukame ababishoboye mupfukame ikimenyetso cyo guca bugufi pfukamira Imana niba bishoboka uyisaba imbabazi pfukamira Imana niba bishoboka uyisaba imbabazi Mana data wa twese umbabarire cyane umbabarire rwose cyaha cy'umujinya cyaha cy'uburakari mu izina rya Yesu Kristo ndagusaba imbabazi yewe Ngabire Estere ndagusaba imbabazi hano seje mu Mana tugusabye imbabazi ibyaha byacu ni byinshi duciye bugufi ca bugufi imbere y'Imana wica bugufi imbere y'umuntu ca bugufi imbere y'Imana wabwirwa n'iki ibyo bibazo ufite ko atari imiryango y'abadayimone yavuye ku byaha ihane iwanyu barabandwaga baraterekeraga ibicaniro biracyahari byashoboka ko uyu munsi hari imbaraga zikurondora n'ibyo koko abari muri Kristo Yesu abari ibyaremwe byishya ibya kera babishize yazivoze Mana Satani ajya byuririraho ariko iri drame akavuga ngo uzaba umurokore ubukijijwe ariko usabe uzaba umurokore ubukijijwe ariko wibwe uzaba umurokore ubukijijwe ariko ushomere uzaba umurokore ubukijijwe ariko ukomeza ugume mu bukode dukeneye guhemburwa ku mwuka guhemburwa ku mubiri turashaka ububyutse mu itorero turashaka ububyutse mu ngo turashaka kuba bashya
mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu natweze, amaraso ya Yesu yeza imiryango yacu, amaraso ya Yesu yeza abana bacu, amaraso ya Yesu Kristo adukureho gukiranirwa. Buri muntu wese uri hano ababarirwa ibyaha, buri muntu wese uri hano ahindurwe rwose, ahinduke mushya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Ndasabira abagabo imbabazi, ndasabira abagore imbabazi, ndasabira itorero imbabazi. Mana data wa twese tubabarire rwose, tubabarire rwose, tubabarire rwose, tubabarire rwose. Babarira, babarira abagabo, babarira abagore, babarira abana, babarira itorero rya Sejemu, babarira itorero rya Rwampara, babarira paruwase yacu ya Gatenga. Turasaba imbabazi byaha bikorwa na nyobozi, byaha bikorwa n'abadiyakone mu izina rya Yesu Kristo, ibyaha bikorwa n'abagore amami banje muri ministeri ya evangelization. Mana tubabarire, ministeri ali bonevoze manda ya makupre, utubabarire muri ministeri ya jeunesse, utubabarire muri nyobozi na njyanama. Turasaba imbabazi ku bwa ADEPR muri rusange. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo tukugarukire, nawe uratugarukira. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo tuzi imbere yawe tukugarukire, uratugirira ibambe, uratugirira impuhwe. Uyu mwanya Mana turapfukamye mu maso yawe, yaba watubabariraga, yaba watugiriraga impuhwe, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo twihane, 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 twihane. Minsi yo guhemburwa kwacu ibona ukwiza turutse ku mwami Imana, natwe duciye bugufi dufashe uyu mwanya wo kwihana. Turapfukamye, amaraso ya Yesu Kristo yeza imiryango yacu. Ndasabira imbabazi abantu tuvukana, ndasabira imbabazi abagabo b'abagore bari hano, abagore b'abagabo bari hano. Izina rya Yesu ni wowe duciriye bugufi. Mana tubabarire, Mana tweze kugira ngo uganze muri twe. Turabizi ko hari ibyaha, ntabwo ujya uhafata intebe. Ahari ubugome ntabwo ujya uhicara, ahari ibyaha ntabwo ujya uhahagarara. Uri Imana ibabarira ibyaha, ntabwo wanga abanyabyaha, ahubwo wanga ibyaha. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze Mana kutubabariye, urakoze Mana kutubabariye. Ni wowe mwami dusabye imbabazi, ni wowe mwami dusabye imbabazi. Inzandiko zose zari zituriho tuzihanagurwe mu izina rya Yesu.